Alright abakunzi bazamuka TV reka dukomeze tubaheza ndani zo muri siporo ibivugwa mu mupira w'amaguru mu Rwanda muri championnat nani mu soko ryigura nigurisha uko bihagaze sofa. Nijoro mu kiganiro nakoze nijoro nababwiye ko umuntu bita Ombolenga Fitina umugambanyi ukomeye kabombo w'ikipe ya Rayon Sport wagambaniye Rayon Sport ikabura ibikombe bibiri byombi. Umugambanyi kabisa nababwiye ko nabikomoje mbabwira ko agiye gusinyira ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC igiye kumusinyisha imuhemba imuhereza imuhereza ikira niba nabyita ni nk'ishimwe imuhishimwe ko yitwaye neza agakora ibyo yari yatumwe. Ubu noneho tuvugana umuntu bita Ombolenga Fitina agiye gusinyira ikipe ya APR FC niko biri kuvugwa, ariko bamwe na bamwe bo bari kuvuga ko byarangiye yamaze gusinyira ikipe ya APR FC, ariko ni nako biri ashobora kuba yayisinyiye ahubwo hari igitegerejwe kugira ngo bishyirwe ku mugaragaro. Ariko murabizi ikipe ya APR FC imaze gusinyisha umuntu ntabwo ihita imutangaza, ireka akanya gato mukabanza mukibagirwa ubundi cyangwa se bikibagirana ubundi agahita atangazwa. Ni kimwe rero n'abagambanyi bandi bo bita Haji na Ira na Haki mu bugingo bagambaniye Rayon Sport n'ubundi bari mu mujyi umwe. Yari timu ikomeye cyane, yari igizwe na Ombolenga Fitina, Aimable Nsabimana, hakaza Haji, hakaza Hakimu, hakaza na kapiteni Keve Muhire. Bose bari abagambanyi kabisa n'abari Nura Muzamu wa Rayon Sport w'umunyasenegal. Harimo n'abandi bagambanyi, ariko abo ngabo nibo babashe kumenyekana neza, ibyabo biramenyekana, bari dekarara cyangwa se biragaragara. So ubu tuvugana rero umukinnyi bita Ombolenga Fitina biri kuvuga ko yamaze gusinyira ikipe ya APR FC, igisigaye ari ukumutangaza. Ni ibintu byemejwe kandi binashyirwaho umukono na Sumambike wa APR FC, umunyamakuru wa APR FC, ariko wihishe mu gitangazamakuru cy'igihugu bita Ruvuyanga uriya ni umufana wa APR FC ukomeye, akaba n'umunyamakuru kuri RBA, ariko urebye ibyo akora ibyo ari byo byose ni mu nyungu za APR FC, kuko hari byinshi nawe ubwo yabyemereye ko ari umunyamakuru nubwo akora kuri RBA, ariko ari umukozi wa APR FC, kuko hari ibikorwa byinshi bya APR FC agenda amenya za ndani za APR FC, ngabo abakinnyi baguzwe, abasinyishijwe, muri make akaba arabizi, kuko nawe ashobora kuba ari mu timu y'abapampe bakorera APR FC. So byemejwe rero ko Ombolenga Fitina ari umukinnyi wa APR FC, nubwo APR FC itarabishyira ku mugaragaro ngo bikore official, ariko ubu Ombolenga yamaze gusinyira ikipe ya APR FC. Ubwo wasanze Bugingo Hakimu, asanze na Haji Iraguha, abo ngabo bose vangaha baratangazwa muri iki cyumweru. So ibindi byinshi kugira ngo usobanukirwe uburyo Ruvuyanga ari umupampe wa APR FC, nubwo ari umunyamakuru kuri RBA, ariko ari umufana wa APR FC. Reka tubyumve muri iki kiganiro, mwebwe ntimukureho urushinge, niko nabyita, nubwo atari radio, ariko mwebwe ntimukupe kabisa, ukurikirana ikiganiro mpaka ukigeje ku musozo. Muri icyo kiganiro n'ubundi harimo n'ibivugwa muri Rayon Sport by'uko bagiye kugura rutahizamu nani umukinnyi ukina kuri karindwi ku ruhande, ukina kuri karindwi bita Samuel Pingpongo, nawe agiye kuza rwose muri Murera, ndetse n'umuzamu wa Kasamutwe nawe agiye kuza muri Murera. Ubu ngubu komite y'abasaza cyangwa se abasaje nayo yarahiye igomba kubaka ikipe ya Rayon Sport ikomeye nk'urutare. Kuyubaka kandi icyo barahiye bavuze bati twebwe ntabwo tuzongera kuzana abanyamahanga benshi b'ubusa bapfubusa baby one cyangwa se baby cupri. Oya, tugomba gutoranya abanyamahanga batanu beza baza bakora ikinyuranyo, apana kuvuga ngo twazanye umunyamahanga uzajya wirirwa wicaye, twazanye umunyamahanga bari bushyire mu kibuga bikanga. Oya, gahunda hari no kuzana abanyamahanga batanu b'amajigo bakomeye kabisa, ku buryo umunyamahanga umwe byibura uwa make azajya agurwa nka miliyoni 40.
uwo niwe wa make uzagurwa miliyoni 40, abandi ni muri za miliyoni 50, 60, 70 hafi na n'ijana. Niyo gahunda kabisa, niyo gahunda ubuyobozi bwa Rayon Sport bufite, nk'uko mugiye kubikurikirana muri iki kiganiro gito cyase muri iki kiganiro abavandimwe bacu badusangije. Mukurikirane mwumve uko bimeze mpaka musoje, kandi byose murabyumva abakunzi basamuka TV. Icyo twabwira rero, mukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bitandukanye. Twagiye sasa. Namwe igikasha cyane uruvuyanga ipostinze mbere wajya kuri amasaha ya posting biragaragara ko nuri kuvanga ugiye n'ikinyamakuru gikomeye RBS ikinyamakuru gikomeye none uzari ko ari foto RBA posting itashyizemo nuko igitangaza makuru rese uruvuyanga n'igitangaza makuru no yarabyemerewe niyo bageze ku nkunzi cyo yakora otamaka nta kibazo nakantu gato we nashyiramo cya kintu cya noteri none nta muntu wandika ibintu igitangaza makuru cyandika cyabikoresha gute cyayikoresha gute ukuntu yagakora Lorenzo ashobora gukora gato akishyira mu nguni cyangwa hejuru abandi bandika umutima w'ifoto mu maso. Aho you are right ugishyira mu gatuza k'umukinnyi kingana n'isi yose kikarota ifoto ya cyacyo mikino akora akantu gato ushyiramo keza gasani kagaragaza iyo foto yavuye kugira ngo rega n'ugwa credit njye bivugiye kuri radio Rwanda ruvuya credit kuri ruvuya n'ugwa credit nicyo twagushimira nese namenye gute kari yawe n'ugwa credit ngiye kuri Google nkayisanga ntabwo namenya kari yawe ifoto ni yasemo gatoya ifoto zigomba ko n'ugwa credit buriya hari nk'igihe ifoto ushobora kumara nk'igihe abantu bakayikunda bakazashaka ngiye nabyumvise uzifatira icyemezo ngiye nzifatira icyemezo ntabwo babigize ubusa ntibazakubeshye wowe hari igihe ifoto nka nyuma y'imyaka 5 message wayihaye ntabwo yabigize ubusa reka nk'urugero rw'ikindi kintu kirimo uzi ko Titi igitangazamakuru cyo mu Bwongereza gikomeye kigeze kwifotorera amafoto Titi Kayishema baramwandikira bamwe ati twakoresha amafoto yawe Titi itajya mu oya ni nuza ati ngewe ni nuza ni ndumva ari Daily Mail Daily Mail yes yafotoye yafashe video ntabwo amafoto ni video yafotoye na telefone inyamirambo wo bitana Bikeita Guinea yaje mu Rwanda na Bikeita yaravunitse amutwara ku ngobyi Titi Kayishema aramufotora afata n'akavideo arapostinga urumva n'umukinnyi wa Daily Mail iramwandikira iramubaza ngo mwaduha uburenganzira tugakoresha aya mafoto ni video Titi arabibemerera uzeremera ukuntu yabikoze yarabipostinze kora inkuru ariko imentioningamo Titi bashyiramo na handles za social media ibyo nta munyamakuru mu Rwanda wabigukorera none ushaka ko bigenda bite nyine tubigisha ibintu byiza n'abandi bazagenda babyigira vuyanga message wayo iyo transfer rero thank you iyo foto niyo duhereyeho Lorenzo nakujyanaho kuri ya foto se kiganda buriya nuko abantu bagiye babivuga banabivuze by the way abanyamakuru bitangazamakuru bimwe byarabwo amaze nk'icyumweru avugwa muri APR ariko se kiganda nge simufata nka Rokitoma yo muri Sama hari birenze abantu ntabwo babizi se kiganda APR musinyishije mu kwezi kwa mbere kumusinyisha cyangwa kubameza ko bazamusinyisha twarahuye arasinya mu kwezi kwa mbere kumwemeza ko bazamusinyisha kumvikana nawe byakozwe kera se kiganda rero igomba kubanza kurangiza shampiyona na Villa banayitwaye nawe kapiteni buriya yari kapiteni w'ikipe ya Villa Sports Club so ni transfer nyine isa nkaho yarangiye mbere nubwo atari agasinya ariko yari yarangiye niyo mpamvu no muri bitangazamakuru bimwe na bimwe bya breakings umukinnyi w'ikipe y'imyaka 2 muri APR rero Kiganda ejo bundi anasezera imyaka 2 Villa basa vuyanga ndakoza ibibazo bitatu ari ukuntu transfer ziganirwa nk'umuntu wari uhari ntabwo nari mari nk'umuntu uri kuri source tuganire ndabizi hari nyine aho umuntu ageza hari n'ibyo atatangaza hari n'ibyo wenda nawe ushaka kuba wenda udafite amakuru menshi ariko tugende neza Sekiganda iriya foto uyifotora hari ryari yageze mu Rwanda ryari duheraho cyo ni ikibazo cyoroshye wasubiza ariko ibyo wumva hari bitatangaza ubyihoreye yumva harimo discretion ariko hari nka ryari wenda nejo se n'uyu munsi yageze mu Rwanda donc ni mu mezi nk'abirashize iriya foto imaranye amezi what mu mezi abiri ashize yari ari mu Rwanda ifotora donc yarasinye igihe gikwiye
ikipe niyemeza yuko ifoto yasohoka nzayisohora. Icyo ni icyambere. Very good. Uvuga ngo ni umukinnyi wasinye kera cyane mu mezi abiri ashize ifoto yari ayifite yari ayiryamanye y'ibiri yasinye nko mu kwa gatatu kuyirekura. Niba arafashe jezi icyo gihe Sekiganda n'umukinnyi warangizanyije na APR bitari mu kwezi kumwe kurangiye. Ariko gushyira umukono ku masezerano bivuze ngo bamusinyishije shampiyona ikirimo bakiri muri shampiyona. Agafoto akabwo bamusinyishije muri ofisi hariya ntago ari kimwe Nyarutarama ntago ari mu Rwanda. Byabaye ngombwa kujya Uganda. Byabaye ngombwa ko mujya Uganda mumushyiriye jezi kugira ngo unafotore. Byumvikane ngo mwagiye nk'umunyamakuru kuko nabo bari bakiri muri shampiyona. Kuko niba APR yo yaragiye kumuganiriza bakumvikanira wenda hari umuntu wo muri APR wagiyeyo bagakorera kontra banamushyiriye jezi kugira wenda ngo habe hari n'umunyamakuru afata iyo foto birakwereka uburyo Ruvuyanga yagiriwe umugisha n'ubuntu bwo kuba APR imugira iti ngwino tujyane uze kuri kumwe natwe byibura ifoto y'akazi ubu yifite ko nta munyamakuru muri Uganda Alex ngo hari igihe yigeze kujyana abanyamakuru ngo APR ijya gukina na Maranatha ngo Maranatha iragenda kwibira APR yindi yo muri kwa ba Debayor muri Togo umva ngo aravuga ati ibi bintu badokoreye mwabibonye bagize amahirwe ya Debayor aravuga ati rwose ndashaka kugira ikintu mvuga kuri umupira wo muri Afrika ibintu ntago ari byo kandi ari ikipe yabaye ibya APR aravuga ati nimutangaza nimumubaza ngo wabura umuntu ufite rekoda afana Alex atari ku abo bantu umuntu arabajyana ntimwazanye n'igikoresho na kimwe nta telefone ahubwo bwayina ngo ari smartphone zari zihari ngo niburi coding ishinga ifite rekoda twari telefone dutanga ama-SMS n'utwazari na twa Motorola koko umuntu yava mu gihugu atatwaye na rekoda mu munyamakuru. Ruvuyanga rero turagushimira ko wibutse gutwara igikoresho cy'akazi umenya ko nta foto nta kibazo cya kabiri riga ifoto urayizana kuko dufite na rero ikibazo cya kabiri cyane Ruvuya nibazo bibiri nyine cyari oya bimubaze icyambere oya ikibazo murimo murambaza wagira ngo oya chairman wa APR kandi akora tugira amakuru nge numva mfite numva ariyo natanga nyine ndakubaza kandi turakubaza ndashaka ubireke ayo udafite ntuyatanga ikibazo kimwe biragenda ari bibiri APR iramutangaza ryari mu buryo bwa official cyo ni icyambere icya kabiri ese ari mu Rwanda ndetse yahawe angahe uba ari mu Rwanda yahawe angahe yatangaza ryari imyaka ibiri ayo bamuhaye ntago ndayamenya ariko ntago ari mu Rwanda ari Buganda konsezo yarangiye azaza ryari APR ifite gahunda irimo gukora nyine yo ku buryo izatangaza abakinnyi nawe ubwazatangazwa muri abo ngabo nkuko APR iragenda ikora nyine urabona abakinnyi barasohotse hari abakinnyi basohotse hari n'ikindi cyiciro cy'abanyamahanga bafite ukuntu bazagenda babatangaza iyo system ya APR niyo n'ubwo buryo bwa APR izakoresha ntago ndabumenye twibutse ko APR yarekuye abantu 62 isinyishije umwe asanzemo Dauda bwifite abakasira babiri nanone ariko uko mbona uko mbona ibintu hari icyiciro cy'abakinnyi basohotse muri APR hazakurikiraho gutangazwa icyiciro cy'abakinnyi b'abanyarwanda bazatangarizwa rimwe basinyiye APR batangarizwa rimwe hazakurikiraho icyiciro cy'abakinnyi b'abanyamahanga bazinjira muri APR hazakurikiraho icyiciro cy'abatoza bazatoza APR no bazatangazwa nyuma pange neza abantu bakundiye ibintu bisubiyeho APR ibipanzi ntabwo njye nagiye mbishyira kuri order nashaka yuko buri cyiciro zanya gitangazwa hari faze yo gutangaza abatoza hari faze yo gutangaza ariko n'umutoza bishobora kwihuta bishobora kuza mbere y'ibindi byose gusa icyo nzi kiri hafi kugero cya 70% muri APR muri iki cyumweru mushobora kubona abakinnyi b'abanyarwanda binjiye muri APR batangaza muri icyo cyo ndishuwa iki cyumweru yego abanyamahanga iratangira ko abanyarwanda abakinnyi bari abanyarwanda abakinnyi mwagiye mugarukaho uwa mbere yitwa Iraguha Haji uwa kabiri yitwa Bugingo Hakim uwa gatatu yitwa Ngabonziza Pacifique wakane yitwa Adolphe Hakizimana. Adolphe uyu munsi yahawe release leta ntihagire undi muntu mbaza undi mukinnyi uri inyuma yabo abo bane bazerekana ubwo naba ntaramumenya abo bane barasinye bazerekanwa kuko abantu bari ibiganiro biri ku musozo abo bane mbabwiye ibiganiro biri ku musozo iki cyumweru nta gihindutse
barerekana APR iraberekana iranyine irabitangaza biri kugenda neza twitwara neza ndagusaba ko hari umuco wa zandani uze kunsabira Chairman nabikwemera yego ujyayo ariko uzime cyangwa uzero Renzo nzi kugororera na transfer aho muruvuya transfer ugomba kuvuga Uganda kuntu mwahaguruka ifoto yarayinyimye yarambwiye ngo fata screenshot namusabye ifoto twageze Uganda amasaha turushye tujya kuri hoteli yaha bigenda twahuriya umusore yabanje kugona arandi cyabirangira bigenze gutya yaratanje ko ngikoma kuri APR suru kwatwara genda ryohewe pe ukuturu kuzitwara zero official gake tuziganira nk'imfura ntabyo kuvuga ngo haguruka ufatire mikoro bimeze neza wa mugani Ruvuyanga nawe yabaye nk'umusirikare ntakiri umunyamakuru yabaye nk'umuzikanda ari we ngo se kiganda n'umukinnyi wa APR RDF irakubwira iti ashingiye ku itegeko nshinga nimero iyi n'iyi umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yazamuye mu ntera aba basirikare bakurikira kuri iri ranka wenda rya Brigadier General kanaka yanazamuye abandi bofisiye bakuru 150 30 RDF bagata ibindi ni amahane gusa wewe wabwiwe muri biriya byiciro waruvuze mu byiciro hari icyiciro Ruvuyanga wa mugana n'inshuti ya Rwivanga yafande Rwivanga aramukunda cyane amaze kugira akantu ka uzi ko n'inkuru yanditse yashyizeho ubwo ni mu byiciro Ruvuyanga yavuze rero abakinnyi bane rero twagufasha mikoro twese twaguruka tukagufasha mikoro twamuvunye imaniko wazajya tubwira ngo nkubitira no ku mutwe byarashaka kuvuga ruvuye gukomeza mu byiciro ruvuze bigiye gukorwa hari icyiciro kimwe cyarangiye icyiciro cyo gusezerera abakinnyi cyangwa se abakinnyi batazakomezanya na APR nta wundi mukinnyi uzasirwa muri APR uvuga ngo abagiye ni bariye abantu bibaza se ngo wenda ramini bazaguma keretse uwagurisha ariko gutandukana n'abakinnyi mutanya amasezerano byararangiye ngo Ruboneka ngo Claude ubwo nyine baba bagurishijwe nabo ngo Kirema bagiye keretse abakinnyi batatu naho bazajya kugeza amagingo yangahe nta wundi mukino uzava muri APR kipe bazerekezamo cyane abakinnyi APR ifite abanyarwanda muri Claude muri Tanzania ko naho yaciye ibintu kwishyuye inkuru yanditse yarishingiye nuko nta wundi mukino uzasohoka muri APR njye ni gake uzumva mvuga ibintu bya APR ariko njye ni ntubona nka gake uvuga ibintu bya APR kandi ari byo uvuga nibyo nako ni ntubona nkarivuga mbabihagaze kuri mikoro ndavuga no kuri mikoro nimvuga ibintu bya APR ngomba mbihagazeho ntago njye mvuga nanjye ari abavana mwegeze numva bavuga ngo ntago kuzajya bapfa ibihuha nanjye ibyo bintu bishyigikiye nawe ntubyemera sharange senemere nzajya mvuga ibihani bibi ariko muri transferi transfer zigira faze burya hari ibintu abantu bita ibihuha atari ibihuha hari icyo transfer zigira faze niba se Kiganda yarasinye mu kwezi kwa kabiri abantu bari bemerewe gutangira kumuvuga mu kwezi kwa 9 igihe ibiganiro byatangiriye ibyo ntabwo byitwa ibihuha iyo ni gossip ni ibihwihwiso erega bishobora no gupfa transfer ntabwo biba byarabaye ibihuha rero niba mvuze transfer ngo igeza ibiganiro byabaye ariko nyuma equipe igahendwa ntimugure cyangwa se ikabona undi ibyo se byari bihuha no yari inkuru ngenzi nk'umuntu aperiba umwaja wayirangiye umukinnyi aranamubanda bizi ko yageze no kuri table ya Chairman yasinye muri Esperance yaranahinze cyane agiye no gukora test mu ubwo wayivuze byari bihuha Pantulu ntiwamubonye yego namubonye yasinye muri Esperance kandi ikomereza ko equipe ishana bagiye gukina igikombe cyiza abana yiha umukinnyi yo idafite interest ibyo ni abantu barizi ko muri transfer umaje ashobora kufaringa umukinnyi ahantu mu gihe bakibyigaho wenda ukabona ahandi watanze offer baramuguza ntabibuza ko ahandi wamuvuze batamushatse ubu Rayon Sport hari abakinnyi bayifuza ntibabone ariko yabifuje uzi ikintu kibihuha kandi kibi ukavuga ngo niba wenda wamenye ko APR yatangiye ibiganiro kubera ko uzi kwiganirira kenshi birangira imusinyishije ugahita uvuga ngo yasinye byarangiye nibirangira adasinye waravuze ngo yasinye byarangiye bizaba bibaye ibihuha ariko waravuze ko baganiriye koko byarabaye ese bari ibihuha ariko hari n'abakinnyi bandi hanzeho nabonye babikora neza hari abanyamakuru basanzwe
abaripota ngo basanzwe nibo bazana izi gossip ibi bihuha ariko noneho hakaba n'uwitwa chief reporter nakuriya kwa Kaveserko we noneho akaza avuga izarangiye ubu nyine chief reporter mu Rwanda ni izarangiye ubwo Sakiganda n'umukinnyi ukina mu kibuga hagati nabonye afite na parcours nziza umukinnyi ukina muri Pro Line ni ikipe izamura abakinnyi bakiri bato cyane cyane bivana mu mirenge ndetse no mu mashuri avuye Pro Line rero ni nk'aho yaratangiye gukina noneho byanyabyo igihe yajyaga muri Express ni ikipe nayo ikomeye cyane hari mu gihugu cya Uganda ajya muri KCCA yari muri Villa nuvuga ngo ya makipe akomeye yose y'Uganda amenshi yakinyemo kandi azamukiye mu kipe nziza nka Pro Line bivuga ko afite imyaka 29 nanone nka Dutu umukinnyi wize 29 akiri makipe yo muri Uganda atarasohoka Sakiganda ariko imyaka ye iteje urujijo hari aho ubona 29 hari naho ubona 21 gute se afite 21 2016 abantu bitiranya mu profile 2016 yakinaga icyiciro cya mbere 21 se gute abantu bose 29 gusiyo iki myaka yagiye muri Pro Line ya 2016 iminota imwe tujyana reka tuve kuzindi transfer Pro Line David muri Pro Line tuvuye bari myaka 10 akina mu cyiciro cya mbere ni 29 turebe 10 akiri icyiciro cya mbere ureba ukabona ni 21 na none se ayo makipe ni akiri tuzabiverifya reka tuvuge izindi transfer Villa yakinnye Moses ebyiri iyi yavuyemo kese yakinnye Moses ebyiri Sakine Express yakinnye Moses ebyiri Pro Line yakinnye Moses ebyiri nta kuntu umukinnyi 2016 uri muri Pro Line nasumva ibyo ni 21 ntabwo bishoboka ni 29 cyoroshye twabwira abantu tujya no kwene nkura aperi tunakubita tujya muri ura n'umugabo n'umubyeyi Sakiganda ariko iriya myaka ni myiza mu Rwanda usibye imikino yagize yo kuvunika muri iyi sezo Sakiganda akina nka nimero 6 ubanzamo mu ikipe ya Uganda Cranes cyane akinana na Haridi Aucho ukina 8 byumvikane neza ni regular starter muri equipe nationale ya Uganda bakinisha abakaseri babiri ubundi kuko na Haridi Aucho buriya n'umukaseri typique na bakinisha abakaseri babiri amakipe muri Afrika ni rero ushobora kubona ko rap ya equipe nka Uganda akabanza mu kibuga akabona abonye wenda kamwe kamugoye muri uno mwaka ushize ni imvune ariko naza kamera neza ntagire ibibazo byo kuvunika bakamwasosiya abadawuda na baruboneka mu by'ukuri mediane ya APR izaba ifite imbaraga nta kizabitwaye mu kijyanye ariko na recuperation ubwo mu kijyanye nanone no kwa image yabo mu buryo bwo offensive hari Bana Ramtes sinzi nima wenda mu bakinnyi bazagura b'abanyamahanga hari uwo batekereza ufite Ramtes ufite Ruboneka ntago ari nimero 10 Ramazani se arwa muri kure Ramazani yagiye kujya muri Canada oya buretse gatoya ibyo simbyemera jewe nyamukangira agati nibyo nashaka kubabwira nuko muri kiretse Kiganda nagiye kubabwira ko ni bakinnyi babiri ba APR harimo Ombolenga Fitina Ombolenga nanyo ko bakinnyi babiri ba APR kandi bakinnyi nyine bari linked bavuga muri APR hari Ombolenga Fitina hari na undi twavugaho ni uwo nguwo Nibizi Ramazani Ombolenga Fitina ibiganiro byarabaye ariko ntago biragira kure Ombolenga ibiganiro byarabaye ntago biragira kuko ngo yarambwiye ati umva ntago biragira hashimishije nyine izagushaka izaze tuganire ati tuzakureka ntago biragira hashimishije niyo mpamvu nta mushyize muri kategori y'aba bakinnyi navuze haruguru bo bisa nkaho birimo kurangira kuko urumva baracyafite amasezerano muri Rayon bigoye kuko abantu mu nzego hejuru muri APR treatment ya Rayon baravuga ati uyu mwana ko yagiraga discipline atubereye umukinnyi mwiza kuki tutamugarura mu rugo kibazo ni kandi urabona barekuye Nzotanga bashaka kuvuga bati kugira ngo kabiri yacu Kagege ari wenyine kabiri niyo case iri kuri Claude nawe ari wenyine ntabwo bazagura kabiri umunyamahanga barashaka defense y'abanyarwanda ubwo nyine kitujya Ombolenga byanze bashaka gutekereza ibindi bya Serumogo ntabwo byigeze binavuga ntabwo byigeze binabo n'igihe wacyambaye ubusa cyane uvuye ikibazo mfite APR y'umuntu ayivuye y'umukinnyi yivuyemo akajya ahandi cyane cyane nko muri Rayon kugaruka byakunze kujya bigorana mbere pe wenda uretse wenda uko n'ubuyobozi bugenda buhinduka ariko na Ombolenga ariko uburyo yari yagiye ntabwo yari yagiye rwose ngo neza mu mahoro ntabwo yagiye ubona n'ibintu leadership ya APR yarahindutse wenda ko leadership yarahindutse yagiye bivugwa ko ananijwe na leadership uko yagiye sinshaka kubyinjiramo ariko igihe hari nyine ibiganiro byarabaye ntabwo biragira hashimishije nk'uko abandi bimeze impamvu nyine ubwo hazamo ABCD z'uko gifite amasezerano muri Murera n'ibindi nk'ibyo ngibyo arabatangiye kurekura ko yasinye imyaka 2 reka turebe Ombolenga se okay ubwo bafite suruse zabo kurekura ko yasinye 2 hanyuma Nibizi Ramazani ibi bitanu Nibizi Ramazani yari yarasoje amasezerano
Niyibizi Ramazani yashoje amasezerano na APR yararangiye ubu yemerewe kujya muri club yose ashaka ku isi niyo bataramwongereye byararangiye byavuzwe muri Canada yego nibyo ariko APR ntiyifuza kurekura Niyibizi Ramazani ni nayo mpamvu n'ibiganiro bigeze kuri 70%. Kuki batamwongereza atarasoza bagatuma hajya ko atari umukinnyi w'ingenzi cyane ariko urumva Ramazani barimo baraganira Iyo squad play. muzatungurwe no kubona Niyibizi Ramazani yongera amasezerano muri APR. ni na option ishoboka ababuze ahari indi target bifuza kuri uwo mwanya bakamugira squad player nkuko asanzwe muri squad player yaba abamurekura bari kumurekurana na Babaka kuko nabo bari basoje amasezerano kubera ko bari kumushimira muri Babaka ariko ko bataramushimira icyo ni kimwe hanyuma ikindi nsore zo muri Nyamukandagira ni abatoza ntabwo ndamenya amazina yabo ariko icyo navuga abakunzi ba APR ntabwo uburenganzira bwo kuyavuga ntabwo bari mu burenganzira kandi ni nabyo avuze icyo nabwira abakunzi ba APR ikipe ya APR yamaze kurangizanya n'abatoza iyo dosiye yarayifuza tubwire igihugu gusa tubwire ni abanyafurika nibyo ari kujyaho hasigaye kubatangaza ariko dosiye yo kurangizanya ngo n'abatoza n'ibiki ngo nzahanga mvuge ngo bigeze kuri 70% we byabaye ijana bari mu bavuzwe barahari hanyuma ikindi abafana ba APR mugomba kwitegura umutoza w'umwarabu nanone nyuma ya Hadiri aragarutse ubwo ni Tunisia yumvikane ntago avuze ruvuga ngo aragaruka Hadiri haragaruka undi mutoza w'umwarabu nyuma ya Hadiri hagarutse undi mwarabu muri APR ariko na Hadiri aracyari umwarabu nawe aracyari ntabwo atakaje profile y'umwarabu yewe ibyo natangaje irigane byumvikanye byumvikanye natwe byo mvuze byumvikanye nyuma yuko Hadiri yari umwarabu ukomoka muri Maroc APR igiye kongera gutozwa n'umutoza w'umwarabu ukomoka muri Maroc mu gihugu cy'umupira yari Maroc amakuru yari Maroc cyangwa Egypt aya makuru ku batoza niyo numva natangaza niyo mfite Maroc cyangwa Egypt Tunisia na Maroc shakira niyo mfite nushyiremo Algeria Tunisia Misiri Tunisia igihugu sinakimenya nyimenye nabivuga shakira ibyo bitatu ni umutoza APR zatozwa n'abatoza igihugu nyimenye nakivuga ariko icyo nzi magazeho 100% tubwiye APR zatozwa n'umutoza tubwira igihugu gusa noneho confirm ngo nta gihugu mfite ntacyo nzi mbeshye subu Nese ko wamenye kagari kinyamupira kari kinyamupira gusa icyo nzi azabwira abanyarwanda igihugu ubwo Libya muyikure muri Libya niri hagira umuyobozi muri APR kwandika kubwira ati babwira ibi babwira igihugu ni suspense ikabije kudufasha rwose igihugu cyamane uburenganzira uvuye ngo atubwire igihugu ni suspense irakabije ntacyo nzi idahirema nyine ayikubwira kandi nibyo nimo kuvugana agace mane wabimpaye turagusabira uburenganzira gusabira uburenganzira mwaba mukoze rwose twemerewe gusaba muri APR kana uzi igihugu cyacu ubwo na chairman abyo kwa abavyeyi bacu se ruvuyanga rero ngiye nibyo numvaga natangaza kuri APR magingo yangaya ariko kugira ngo tuavire rimwe tumentioning tujye muri rero gake uyu munsi koko byo ntabanga ririmo uyu munsi saa 8 ku bantu batumiwe batatumiwe ngo ntibipime official sindimo Nyamukandagira hagira abantu batumiwe ifite press conference saa 8 ku cyicaro cya APR Kimihurura ibintu biri nayivugaho gusa nuko APR iri gutegura ibirori bizaba ku itariki 29 z'ukwa gatandatu ku kwezi bikabera ku murindi w'intwari nibyo ku ivuko rya APR so ku murindi w'intwari yego ariko ibyo birori kugira ngo nyine tutabyitiranya ntabwo birimo gutegurwa na APR nk'ubuyobozi ni fan base ndabyumva ni fan base yego ibyo birori ni ibyo kwizihiza imyaka 30 APR FC imaze ubwo ni ibirori tuzagenda tujyamo nyine donc details zabyo ko iminsi igenda urumva aracyari iminsi kujya kuri 29 icyo ni icyambere inagize ngo ni APR day yo kwerekaniramo abakinnyi 29 z'ukwa gatandatu ibirori fan base iri gutegura bizabera ku murindi aho APR yashingiwe ubwo abantu bakaganizwa amateka ya APR gushingwa kwayo n'ibindi bakarushaho kuyumva no kwimenya ubwo abafana bayo icya kabiri APR iravuga ko ishaka gukora ibirori byiza ngo bizaba binogeye ku buryo umufana wa APR azashimangira rya jambo
ryazanywe n'umuhungu wanjye cyane Jangwani ryitwa Club Giant ngo nibwo muzayireba mucyo bita apeng ibaye ari nk'umuntu ngo nibwo muzabona icyo bita imisusire yayo mukabona imikaya yayo mukabona inyama zayo mukabona intugu mukabona intare izabereka imikaka ati muzayibona ya nyayo buri gitegura kuko aperi ngo yabonye hari abantu ngo bateguye mumbaze ngo nabaye kuri Serena Hotel ndi kumwe n'umuvandimwe David Bayingana n'abandi bagabo babiri ntari bugarukeho dusangira muri weekend baratubwiye ati mubwira abanyarwanda ikintu kimwe irategura ibirori biri ku rwego rwo hejuru byiza binogeye abafana binubiraga ko batabonye fireworks ku munsi w'igikombe n'ahantu hanini hashobora kujya abantu barenga 5,000 ku muringa aperi ngo izamanura umufana ngo hazaba ibintu bitigeze kuba mu mateka y'umuziki nyarwanda iyo ni iterimi iryoshye imeze nka zandani ibintu byose ugomba kubihuza n'umuziki nyarwanda iyo uvuze amateka cyane rwose waba uvuze ati ubukwe bwagenze neza bwabaye ubukwe butigeze mu mateka y'umuziki nyarwanda ibintu ukabuza n'umuziki nyarwanda biraryoshye cyane ni akantu wumvanye wahungu Nyamirambo yasomaga ka cyayi nimugoroba turi tamutamu ngo iki cyayi ngo kirimo tangawizi zitarigezeho mu mateka nibaza umuziki nyarwanda ni icyayi ngo Nyamirambo bararyohera cyane so rero aperi igiye gutegura ibintu bihambaye biri ku rwego rwo hejuru tuzagenda tubaha detail niyo press conference ejo tuzabwira ibyavuye niba nta mention isigaye hari iki nuko biteye katugaze tugane muri rero ko tubabwire yuko kuri wayeshata akadomo iremba akadomo go akadomo ranawa niho usanga serivisi za polisi maze ukurikiza amabwiriza usabe serivisi wifuza muri rayoni baratuje iberi nayihereye nanjye ndaza kugenda njyana muri ya siporo twese twari kumwe na muvu rwose yageze ko twari kumwe wenda twari kumwe ariko ibyo ngiye kuvuga si uko twari kumwe yo mu ruhengero warayemo yamuvunye inyenyeri 5 wiryamiye ahantu haryamye abazungu icyumba cy'amadolari 300 ku ijoro ryoshye kuvuza make ya sekandi 300 ni 700 hoteli yo mu Kinigi icyumba cy'amadolari 700 cyamaki ni 700 nta cyumba cyo mu Kinigi cy'amadolari 300 harimo kaje kuzi mu cyumba ntabwo apologies uzabyongera ngomba mu 300 ni Kigali se I'm very sorry icyamaki ni 700 urumva abanyarwanda bo ngo rimwe na rimwe apfa guhumereza akabahereza kuri senyisi abanyarwanda binjira mu ngo bangana iki oya ngo nabazungu ni batatu nta batatu nabonye ntamvayo nta munyarwanda namenye amakuru ko ibyumba Muvunyi ya Haiberi Ruvuyanga Iberi na Ruvuyanga nakwizigira undi ntabwo ndi bumuvuga amakuru yanjye zongeza ndani twarishyuye zivugwa ko ngo ibyo byumba byari bibukinzwe n'abazungu abakerarugendo kuko turi muri iyi season ngo yari yujuje ngo abatransfera mu yandi mahoteli yo mu Kinigi buri abashobora gutransferana abashyitsi kugira ngo abakomodating ya transfer abanyamahanga abohereza bari mu hoteli yo mu Kinigi mu biganiro tubigiyemo twagiye rero siporo rero tuyinjiremo neza turebe n'uburyo izaba yubakitse umwaka utaha w'imikino n'umwaka utaha uzatangira mu kwezi kwa 8 irahagije turajya mu bakinnyi nta bindi tujyamo Rayon Sport izaba ifite abakinnyi 25 batarengaho n'umukinnyi n'umwe ndagenda nkunganira Muvunyi yaratubwiye ngo Muvunyi yatwibwiriye payroll ya Rayon tugomba kuyikora kuri miliyoni 44 na zirindwi sorry 47 ngo nizigomba kurenga hagati ya 34 na 37 yaravuze ngo turashaka kuyigabanya hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 10 harimo abagabo n'abagore yego ati tugomba kugabanya payroll ati rero kugabanya payroll nuko banza kugabanya umubare w'abakinnyi bingwiza murongo ikafite abakinnyi bake ikafite squad 25 burya n'abakinnyi bahagije atari ku gikomeye ati wenda tukisigarizamo imyanya 5 in case mu kwa mbere twabana dukeneye kuranforce tukazashyiramo abakinnyi kuri abizi ko champion w'u Rwanda yemera 30 no gukomeza academy yayo ku buryo bashaka kuzamuramo abana bidasaba ko icya kabiri imbere akomeza agenda tujyana yaravuze ati ikindi turi bubikorere na Afahami ya Rotfi burya nakunda ku managing the squad bashaka abakinnyi bake abandi nabo bavuga ko buri mwanya ugomba kugira abakinnyi babiri
wa gatatu ntamwemera ngo no kwica squad ariho hantu buriya Rotifi yavuga ngo ikipe ubundi aba ashaka gutoza ntigomba kurenga abakinnyi 23 kubera iki bavuga ngo ni abakinnyi babiri kuri buri mwanya mu bakinnyi b'imbere wa gatatu ngo bari w'abatiki iyo babaye babiri ni abakinnyi 20 n'abazamu batarenze 3 bakaba abakinnyi 23 niba bayishakira rwose kugira ngo nyine bahanganire uwo mwanya ari babiri ushoboye ari ujyamo hanyuma rero Rayon Sport ndabona n'iminota yagira reka twinjire mu bakinnyi jya mu bakinnyi twagiye mu bakinnyi inota ihagije ngenda shaka ko rwose dusesengura neza ikintu kijyanye n'umukinnyi witwa Rushema Chris mu defense w'ikipe ya Mukura. Rushema yasoje amasezerano muri Mukura, wakibaza ngo ese Rushema yigeze aganira na Rayon? Byarabaye pe byabindi hamwe ibiganiro bagiye no kurangira, ariko Rushema we yari afite amakipe 3 ariko meza agomba guhitamo. Ubwo ikipe ya mbere yari hari yari Mukura yifuza kumwongera amasezerano. Ikindi Mukura bura imufitiye miliyoni itamuhaye ubwo yasinyaga umwaka ushize yasinyaga, imufitiye umwenda wa miliyoni y'amanyarwanda, akareba akavuga ngo ndamutse ngiye iyi miliyoni ntandi nazayikura, ariko nongera amasezerano birashoboka cyane ko ku mafaranga turi kumvikana iyi miliyoni bahita bayongera kuko bamubwira ko bagomba kuyongeraho. Mukura rero yamuhaga amafaranga make, yamuhaga miliyoni 3 zonyine pe, kandi mu by'ukuri Rushema arebye uburyo amakipe menshi yamwifuje akabona ni make. Hakazamo polisi icyatumaga bigira imbaraga nuko polisi buriye mu makipe ahemba neza, kandi barushema nyine bakine kujya ahantu bahembwa neza. Urumva umukino ukiri muri Marine ugiye muri Mukura akine kujya mu ikipe nawe yakabaye muhemba neza kandi kugiye. Ariko polisi yakaza imbogamizi ko itarabona umutoza, buri gihe itarabona umutoza no gukora recruitment biragora, bakagomba gutegereza umutoza. Hanyuma rero Sport byagenze biti, Rushema yifuje miliyoni 18 kugira ngo asinye amasezerano y'imyaka 2 agahembwa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Niyo propose haye Rayon Sport, ariko Rayon Sport iramubwira iti ku bakinnyi b'abanyarwanda turi kugenda turekirita nta ugomba kurenza miliyoni 15. Ubwo nyine harimo na cya kintu twavuga cyo kugabanya ama payroll n'ibiki byose n'amadepense. Nta munyarwanda urenza miliyoni 15 ngo ku mwaka umwe bamarira nka 7 n'igice. Baramubwira bati rero turaguha miliyoni 10 tujye tuguhemba ibihumbi 800 ku kwezi. Ubwo niyo propose bamuhaye. Muri weekend Rushema yabonanye na Prosper, barihuriye kugira ngo bafinalize ibijyanye na transfer Rushema kwinjira muri Rayon Sport. Ubwo icyo naramenya ni cyavuye mu biganiro bya Rushema na Prosper. Ubwo twavuga ngo iyo ni transfer iri pending Rushema Chris ashaka kuzakina Rayon Sport, ni n'umukinnyi wari muri Mukura. Iya kabiri sasa transfer iya kabiri kubite ko zira. Iya kabiri ni umukinnyi witwa Samuel Pimpong. Samuel Pimpong aya na makuru yo noneho ntawe n'umuntu uzanira abakinnyi ba Sport. Samuel Pimpong ugira ngo se mushya muri champion y'u Rwanda injira. Samuel Pimpong yakinaga Mukura isaza itangira, yari muri Mukura aza kubona ikipe muri ni Uzbekistan, yari ibihugu yajyemo by'abara biyongiyo hejuru Uzbekistan. None Uzbekistan rero ntabwo byakunze. Umutoza Family Rotifi aza kumenya ko Samuel Pimpong yamaze gusesa amasezerano mu ikipe yakinagamo, kuko ni nawe wamuzanye za mu Rwanda Pimpong Samuel. Bura Pimpong Samuel yatumye Mukura Rotifi afata umwanzuro wo gukina defenseur 3. Avuka hehe? N'umunyagana. Akina hehe? Ubu nyine donc umwanya akina no Samuel Pimpong no muwinga akina kuri 7 niba bawinga bakina kuri 7 bakakinisha imoso. Si saison yayikinnye isoze yari muri Uzbekistan yera neza. Shyiramo umuwinga ugenda. Nubango icyo navuga rero cya Rotifi agitakaza Pimpong na Elita turabizi ko yagiye mu geragezwa, yabonye nta bawinga asigaranye, afata umwanzuro wo gukina defense 3 kugira ngo bawinga babaye. Ariko yagomana Pimpong ari gukina abadefenseur, yari gukina bane rwose. Pimpong rero yaravuze ngo uyu mutoza Rotifi yaravuze ngo mu byo mukora byose mubanze mumereze umunyagana ibindi bizaze nyuma. Samuel Pimpong ukina kurana umukinnyi w'umutoza Pimpong Samuel Crossing akina 7 n'umuwinga w'ishanyarazi Uzbekistan wagiye muri Albania niho akina imyanya 3. Ngari uwa mbere witwa ngo ni left midfield ihute. Uwa kabiri ni left winger, uwa gatatu ni right winger yitwa Samuel Pimpong. Harundi nagiye ubwo reka natake rero nagiye mitisigaye ufite iminota 2 na Muvunyi rero yavuze ku bakinnyi bandaba atuje cyane. Nkunda kwigana Muvunyi, ntibizagira umuntu bibangamira, ndabikunda, nkunda kubivuga mu buryo yabivugagamo, ndabikunda rwose. Muvunyi aragira ati Rugaju ati ureba Sebwato yatugoye atariko tuzakora ibishoboka ubwira abareyo ko tuzagura abakinnyi bakomeye. Tamwa president amafaranga Sebwato ntago mwayabura ngo bireke ngo tuzamuzana
ngo uko byagenda kose tuzagura umuzamu ukomeye, ngo burya ntiwajya mu matsinda ngo udafite umuzamu. Muvunyi yadukonfirimye ko izagura umuzamu ukomeye. Abantu muri patience ngo azaba umuzamu wa mbere, sibyo. Irazana umuzamu wa wundi uteye ubwo bashobora no kwa Sebwate. Reka Sebwate n'umuzamu ukomeye cyane, aho yarakonfirimye. Icya kabiri, Muvunyi yaravuze ati ibintu byavuzwe by'umwuka utari mwiza. Muvunyi ni imfura, yaravuze ati nibyo ntabwo mwabeshye, ati hari akantu wenda ko kudahuza neza bijyanye n'inshingano kabayemo, ati ariko ntitwahuye tukaganira, twaganiriye. Ndambwira nti ndanagushimira rwose nk'umusaza mukuru ko wahamagaye bari abagabo babakire bagenzi bawe mukagira ibintu muha umurongo. Ngo erega twese dukunda Reyo. Aravuga ati mutubwirira abareyo ko nta kindi dushaka ni ibyishimo. Muvunyi yatubwiye umushinga Reyo iri gutegura. Yaratubwiye ati ukanze akanyenyeri 702 urwego ukiyandikisha, ati ibyo bintu bizakugira umumaro ko mu gihe kiri imbere Rayon Sport wa mushinga ngo nturagenda wo kuzagura icyo bita imigabane muri Rayon Sport Lorenzo. Wa mushinga wabo wuko 51 igomba kuba abafana 49 kampani yari yaramaze kwemerwa cyane. Yaravuze ati umushinga tuhagazemo cyane. Ikindi Muvunyi yatangaje, yaravuze ati byagenda uko byagenda kose, ati tugomba kugura rutahizamu ukomeye. Yaravuze ati simwe mujya muvuga yuko Rayon Sport itabura ibitego, ati hari ubwo twasinze ibitego byinshi muri uyu mwaka, atoya ati abakinnyi twaguze mu kwa mbere ntimwabonye ko byanze cyane. Yaratubwiye ati tuzagura rutahizamu uryana mpuzamahanga. Muvunyi yaravuze ngo abanyamahanga rizagura ntibazarenga 5, atari ku mukinnyi w'umunyamahanga tuzajya tugura n'abo bantu bitwa ba ping-pong. Azajya agera mu Rwanda habanze habe ikintu cyo guhinda umushyitsi. Izindi no mu kwa mbere niko yari yavuze ibikonjo yavuze mu kwa 12 yango byahindutse zimere nk'izikubiswe n'amashanyarazi. Yavuze tuzakoreza abanyamahanga batarenze 5, ati abantu bazazumva. Ubwo rero Murera kwa 12 yari yavuze ko azagura rutahizamu wa mbere mu karere. Munsi mwiza rega. Oya ibyo ntacyo azarikosa ko se Lorenzo ntabwo ariko byagenze.